nidushimire uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Mana yanjye ngirente, njye ndumva naniwe kujya mu nkundo n'abakobwa bawe, kubizi neza ko nta gahunda mfite yo gushaka, kubizi neza ko nabo nakarebeyo nabo bicuza icyemezo bafashe. Mana ubundi mba numva nshaka kuba padiri ku bijyanye n'abagore. Ubona abapadiri ukuntu bibereyeho neza kubera nta stress z'abagore bagira. Mana izi nkundo za hato na hato zo gutuma nizeza abana bawe ibitangaza zizaherera hehe? Mana bamwe banigira beza bakanyihishamo. Mana ndagusaba kujya undinda nazabigwamo. Mana ndinda abo duteshanye umwanya ko nzi neza ko ibimbaho byose babiri mu mipangu yawe. Mana ndagushimira kubw'imigambi myiza ufite ku mwana w'umwana w'intare, habwa icyubahiro. Mana simba nshaka kugwa mu cyaha ariko biranga nkakisanga mu Mana mbabarira. Mana nabonye umuntu nari nkumbuye cyane wakoze kuduhuza. Mana ese nirari? Mana nabonye na mama. Mana wanabonye ukuntu karirimba neza gaseka neza. Mana nikabona umutima wese utangira gutera cyane. Mana naba ndi kuba indangare cyane cyangwa biri mu migambi yawe myiza. Mana uziko inseko ye yose ikindi mu maso. Mana mbigusize mu biganza. Mana kubizi neza ko nta gahunda yo gushaka mfite, inseko ye ikaba yanze kumva mu maso. Mana ibuka ko byose byabaye ndi imbere y'ubwiza bwawe ndi kugusenga. Ese Mana wangeragezaga? Mana nzi ko byose bimba biri mu migambi yawe n'ibyambaye niwe uzi impamvu. Mana gusa karacyari keza nka kera tukigana kwa Charlotte mu wa gatanu. Mana gusa ubwiza nabonye yarabukuye kuri mama we. Mana nyemerera umugisha wawe mufiringe kandi unabane nanjye muri byose. Mana sinyiri singo ubu ngubu ndagufite ni wowe byose byanjye. Mana ndagukunda ntacyo nzabura nkufite mfite byose. Mana karakana karacyandi mu bitekerezo. Mana cyangwa uri kungerageza ngo urebe ko gahunda yo kudashaka yikomeje. Mana nubwo mba numva nta gahunda yo gushaka mfite ariko ndi kumva karakana kari kuyinjira mu misokoro. Mana nzi ko nta kintu nzakurana kandi nshaka ko ari wowe unyoborera intambwe zanjye zose. Mana nubwo bumva mba nigize umwana w'intare cyane ntukabyiteho, ahubwo icy'ingenzi nuko ndi umwana wawe. Mana unabonye karakana kanze kuva mu bitekerezo tubanye ariko nabaho neza nta kibazo twabana. Mana kuri ubu bumva mba nikatsa ngo nta gahunda yo gushaka ntukabyiteho, bizaba uko ushaka ntibizaba uko nshaka. Mana nubwo mbitinya gushaka ariko ubanza karakana keza kuri akatangwa nabi. Mana uracyanabyibuka ko karakana nagakundaga tukiri abana twiga kwa Charlotte. Mana gahunda nuko ugukunda nkaguhoza ku mutima. Mana nanjye ubanza mbaye mfite umuntu nkunda akajyamo akayubanza byangwa neza. Mana erega nubwo mba nikatsa nkeneye umuntu mba hafi akamfasha gushimisha umubiri. Buse Mana kariya kana mvuga akomeje kunyinjira mu misokoro n'ubuhoro. Mana uri umucyo umurikira mu mwijima. Mana murikira ibitekerezo byanjye unaturisha ibitekerezo byanjye kano ubukambanyemo gato. Ndumva kari gutuma nkumbura hazaza hanjye. Mana nkunda kuntu mfata nigize icyana cy'intare cyane ugakubita ubwibone bwanjye hasi nkatuza. Mana natangiye isengesho n'igizoke ngo nta gahunda yo gushaka mfite, none akana nabonye naherukaga kera ndumva kari kunyinjira mu misokoro. Mana niwe ubera igitangaza. Mana kari akana kuntu gateye neza ntabwo nabona kukifuza. Mana nizere ko atari bino bitekerezo gusa, nizere ko umuriro numva uri kunogotamo uzatuma unangurumaniramo. Mana kari akana ko mama yambwiye ko ashaka mu mukazamu. Ugakora byamugwa nabi bikambuza amahoro kuko ndi kumva ndi kugasabwa. Mana nukuri byamvuna kubona unyinjira mu misokoro nka kariya kana. Mana utabyita ubusaza ahubwo ni urukundo. Mana nawe uradukunda nk'abana bawe, uzi ukuntu urukundo rumera. Mana sinzi ukuntu bije gusa nta muntu bitabaho. Numvaga nzapfa nashatse none ndumva meze nk'umuntu bitegereje kandi ndumva mbyishimiye nubwo nabyangaga. Gusa Mana si uko nari meze mbere yuko nangira gusenga, ndumva nabaye mushya. Mana ndumva nabaye mwiza kurushaho. Mana nawe warantwaye umutima none ndumva agakobwa kawe nako kari kuntwara imisokoro. Mana si uko natangiye gusenga meze mbere yuko atangira kuyinjiramo, burya nanjye byambaho. Mana wowe nize urabizi nta kintu nakishoboza tutari kumwe. Mana bitagenda uko nshaka ahubwo bigenda uko ushaka mu gushaka kwawe. Nyemerera tugendane Mana muri byose byanjye. Mana nzarata urukundo rwawe ruhebuje, impuhwe zawe ziduhoraho kandi Mana zizatugeza mu bwami bw'ijuru aho twateguriwe. Urukundo rwawe Yesu narugereranya n'iki? Watanze ubuzima bwawe maze urokora isi yose. Ndakwiyeguriye Yesu we mwami usumba abandi, nanjye kari agakobwa kawe ukanyigurire Mana. Nguhaye ubuzima bwanjye aba ari wowe bugenda Nyagasani. Habwa icyubahiro cyinshi Yesu, reka mushimire ko ugiye kungabiza uriya mukobwa wawe. Uhoraho usumba kure amahanga yose, n'ikuzo ryawe rigasumba ijuru. Ninde wamera nkaho Uhoraho Mana yacu? Inyigo yawe Nyagasani yagaragaje ibigwi. Mana yanjye baduka wemarare hejuru y'ijuru, ikuzo ryawe ritumbagire hejuru y'isi yose, kugira ngo inkoramutima zawe zirokoke dukirisha ingo yawe maze udusubize. Urakoze kuba ubanye natwe mu isengesho Nyagasani, reka ngushimire ko utwumvishe. Amen.